Yes bakunzi ba Black TV, bakunzi bacu, reka twongere tubahe ikaze cyane tunabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane aho muri hose ku isi hose hagiye hatandukanye. Turabizi ko mudukurikira 5/5 ari nabyo bidutera ingufu zo gukora. Hanyuma muri aka kanya nk'uko mubibona rero, tugarutse ku nkuru cyangwa se tugarutse ku makimbirane yagiye abaho igihe kinini cyane hagati y'umugabo bita DC Clement, umunyamakuru wo ku gitangazamakuru cya hano mu Rwanda kimwe, ndetse n'umugore cyangwa se umukobwa bita Alia Cool. Akaba ari abantu batigeze bumvikana, ari abantu ibibazo byabo byagiye byumvikana kenshi na kenshi, aho bagendaga baterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu biganiro bigiye bitandukanye, bikumvikanisha ko rwose nta n'umwe ucana undi uwaka. Wakwibaza ngo kuva kera hari abantu batari bazi intandaro yabyo, ariko kugeza kuri uyu mwanya Black TV nkanjye Black Busy nje kukubwira byinshi kuri ibi bibazo by'aba bantu babiri. Hanyuma uwo bita DC Clement yakoze ubukwe cyangwa se yasezeranye imbere y'amategeko umwaka w'ibihumbi 2024, agenda yifashisha abantu benshi bagiye batandukanye cyangwa se yiyambaza abantu benshi batandukanye mu buryo bugiye butandukanye bw'inkunga kugira ngo ubukwe bwe buzagende neza. Ariko noneho murabizi ko mu bukwe bw'umuntu hari n'igihe habamo umuntu wifata akagira icyo akwemerera. Kugeza kuri uyu mwanya DC Clement we mu nshuti ze za hafi cyangwa se amakuru mba nagerageje gutohoza nuko ngo intandaro yo kugirana ikibazo na Alia Cool yari yaramwemereye kumutera inkunga ya gato azakoresha cyangwa se azifashisha mu bukwe bwe, birangira Alia Cool nta kintu abikozeho. Ariko hagati aho Alia Cool akaba ariwe wagize intambwe ya mbere yo kwemerera DC Clement ko azamutera iyo nkunga. DC Clement rero nk'umugabo cyangwa se nk'abantu baba bafite ibyo bakora bihurirwaho n'abantu benshi cyane, aravuga ati uyu muntu kumbeshya njyewe nanjye ngomba kuzamwereka ubushobozi bwanjye cyangwa uwo ndiwe. Ariko rero nkibaza umuntu w'umugabo gute ashobora kwifata akavuga ngo umugore yamwemereye gato yo gukoresha mu bukwe, hanyuma wenda kuba itabonetse bikaba intandaro yo kuba wagenda umusebya umuvuga nabi. Iyi showbiz yo mu Rwanda iracyafite ikibazo cy'ibintu bijyanye n'inzangano, ibintu bijyanye n'udukundi twazamunyangire, ibintu nk'ibyo cyane. Nk'icyo ngicyo ntabwo ari ikintu cy'igikorwa cy'umuntu w'umugabo cyo kumva ko gato ndakeka iri mu bintu wenda bishobora kuba bihendutse mu bukwe bw'umuntu, umuntu afite ubukwe, bitavuze ko gato yaba intandaro yo kuvuga ngo umuntu mugiranye ikibazo. Niyo mwakigirana kandi mushobora kukigirana personally, ntabwo ari ikintu wagenda usangiza n'abandi ku mbuga nkoranyambaga, mu nshuti zawe ndetse n'abandi bantu badakwiye kumenya ko mufitanye ikibazo ku buryo bibageraho. Intandaro yabyo rero murayumvishe, ariko rero akaba ari ibintu bitaba bisa neza, yaba DC Clement yaba Alia Cool, nta n'umwe twebwe Black TV tuba tubogamiyeho, nta n'umwe tuba duhengamiyeho. Ariko ni ukuvuga ngo intandaro y'icyo kibazo ibashije kuba yamenyekana. Nizere ko mubashije kuba mwayimenya rwose. Alia Cool njye nta kibazo naba mfitanye nawe, yaba DC Clement, ariko twebwe tuba turi gufasha sosiyete nyarwanda kugira ngo tubashe kuba nimba n'icyo kibazo cyamenyekanye tugitangariza abadukurikira n'undi wese bimubera urugero, ku buryo bishobora kuba bitaba ikibazo kuba umuntu yakwemereye ikintu mu bukwe bwawe ngo bibe intandaro yo gutangira kumusebya. Hanyuma rero nizere ko mukomeze kumera neza cyane mu nce zigiye zitandukanye. Reka turebe ko twabagezaho n'izindi nkuru, ariko ni ukuvuga ngo dukomeje kubifuriza ibihe byiza cyane. Mukore subscribe, musharinga bagenzi banyu aho muri ku isi hose hatandukanye. Ni inkunga yanyu ikomeye, ni inkunga yo kutwereka ko mudukurikirana, ibyo tuba turi gukora ari ibintu wenda bibageraho rwose, wenda nawe bibangamira ujye wihangana, ariko twebwe tuba turi gukora ibintu bishobora gufasha sosiyete nyamwinshi cyane. Hanyuma reka dukomeze tubifurije ibihe byiza cyane abantu bari muri Asia, abantu bari muri Amerika y'Amajyepfo, abantu bari muri Amerika muri rusange, abantu bari muri za Australia, za England, bose ni abantu bagomba kuba
tugomba gukomeza kwifuriza ibihe byiza cyane. Reka tuhuze umusore wanjye bita Mento Africa, aherereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, New York City. Ni umuntu w'umugabo cyane. Reka nisuhurize bashiki banjye bose bakunda kuba bamba hafi basharinga izi nkuru zacu. Muri ab'agaciro cyane, mwese ndabakunda kandi ku mutima. Reka mubwire ngo reka dusubire mu nkuru zindi ziri imbere.